Imana nitaduhana abisodomu na Gomora izabasaba imbabazi. Ariko muzitegereze na hano i Kigali abatinganyi bariyongera buri munsi, abasambanyi twarabyimitse, mu nsengero barasambana, hariya hanze barasambana. Uwitwa Billy Graham yari umukozi w'Imana w'umuvuga butumwa, yigeze kuvuga ngo Imana nidahana Amerika ngo ku munsi w'amateka izasaba imbabazi abisodomu na Gomora kuko yarabarenganije. Ko muri Amerika ubu biremewe rwose, umugabo yirongorera umugabo, umugore akirongorera umugore, bakajya no kwa meya, bakajya no kwa pastori bagasezerana. Mpangayikishwa nuko abantu barimbuka no mu bintu bimpangayika. Niba mujya munansengera, mpangayikishwa no kubona narabaye pastori, hazajya mu ijuru nkahura n'abantu basengeraga iremera barimo kujya mu muriro. Ariko ujye ugira umutwaro w'abantu bagukikije. Niba utawufite uyu mugoroba usengere, niba usenga ujye usengesha. Zaburi ya mbere. Ndashima Imana cyane kubw'uyu mwanya tugiye gufatanya ijambo ry'Imana. Ariko reka mbanze mbashimire. Hari umuntu uherutse kuza hano mu masengesho ya nijoro, hanyuma arambwira ati nagiye mu masengesho y'Iremera, tinzi ko ndi busangiwe n'abantu 15 20, nsanga hari abantu benshi. Uri rero hari ukuntu mwicara mu rusengero gutya abantu bakabona muri benshi, ko buri wabari imibare yasanga mutari na benshi cyane, ariko kubera ko ari nijoro muri benshi, abahabaye mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Hanyuma icya kabiri ni aya magambo turimo kwigaho, aya magambo y'umuhanuzi Yona. Buriya ni ikintu buri mukristo wese yagombye gutekerezaho, kubera ko uje ugafata twese uko tungana turabuzukuru ba Yona. Abaki biroroshye cyane kunegura Yona, kimwe n'abandi bantu bose bo muri Bibiliya. Biroroshye cyane kunegura Yona, kavuga utari ku muntu nka Yona vraiment. Bandi kavuga ati se uwo ngo urimo kunegura ni wowe, uri Yona, turi ba Yona. Itorero ryabaye Yona, mubyemera mutabyemera, abakristo twabaye ba Yona. Muzitegereze mu gihugu hari igihe ubona ibintu bitagenda neza, ukabona Imana ikavuga ngo impamvu bitagenda neza nuko bari abantu mutababwirije ubutumwa. Kandi ntitujya twinenga. Message y'uyu mugoroba nayise abagabo babiri mu bwato. Abaki? Abagabo babiri mu bwato. Ndagira ngo mufate Yona igice cya mbere, hanyuma tuze kureba no mu byakozwe n'intumwa igice cya 27. Buriya njya nkunda kugereranya abantu bo muri Bibiliya, kuko niho ubonera isura y'umukristo twagombye kuba we. Yona, abantu bamwe baraza ngo Yona yari umuhanuzi. Bibiliya imutangira ubuhamya ikavuga ngo Yona mwene Amitayi yari umuhanuzi Imana ikoresha. Kuko nimusoma mukareba mu gitabo cy'Abami, banatubwira n'ingoma yabayeho, bakanatubwira n'ibyo yahanuye bigasohora. So bikubwira ngo Yona yari umuhanuzi nyamuhanuzi, kuko Yona yari umuhanuzi uzwi. Yona musomye muri Bibiliya zanyu mukajya mu Bami wa kabiri igice cya 14, Yona yari umuhanuzi wahanuye, ahanura ku gihe cya Yeroboamu wa kabiri, ibyo yahanuye bibaho. Yari umuhanuzi w'ukuri. Ariko Imana iramuhagurutsa. Reka tubanze tubisome, ko ndashaka kugereranya Yona n'undi mukozi w'Imana witwa Paulo, kuko bombi bari mu nyanja imwe. Iyi nyanja Yona yakoreyemo amarorero, niyo nyanja Paulo yakoreyemo ibitangaza. Haleluya. Aho bahagurukiye ni hamwe, ibyo bahakoze biratandukanye, kandi bombi barabakozi b'Imana. Turaza kureba itandukaniro, hanyuma turebe n'amasomo twabakuraho. Haleluya. Yona baratubwira ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene Amitayi, riramubwira ati haguruka ujye Niniwe
wa murwa munini uwuburire kuko ibyaha byabo birundanije bikagera imbere yanjye. Mission, ubutumwa, umuhanuzi. Ndagira ngo wenda tubanze dusome mu bami wa kabiri ibice 14 kugira ngo mwanze mwumve who was Jonah. Abami wa kabiri ibice 14 ku murongo waho wa 25 baratubwira ngo maze agarura uwo ni Yeroboamu, hanyuma wa kabiri, sibyo? Reka duhere ku murongo wa 23 kugira ngo mubyumve neza. Burya iteka ryose muzige gusoma Bibiliya muyishyira muri context, mwumva uwo muntu yabayeho ryari, yakoze iki. Murongo wa 23 aravuga ngo mu mwaka wa 15 wo ku ngoma ya Amasiya mwene Yowasi umwami w'Abayuda, Yeroboamu mwene Yehowasi yimye Samariya, amara imyaka 41 ari ku ngoma. Uyu ni Yeroboamu wa kabiri, kuko Yeroboamu wa mbere yabayeho mbere yaho cyane. Ariko akora ibyangwa n'Uwiteka, ntiyareka ibyaha bya Yeroboamu mwene Nebati woheje Abisirayeli ngo bacumure. Hari abantu bajya bambwira batari guse Yeroboamu bavuga bate ko ataretse ibyaha bya Yeroboamu. Hari Yeroboamu wa mbere mwene Nebati, niwe wigishije Abayisirayeli amoko 10 ya ruguru kuramya ibigirwamana. Uyu ni Yeroboamu wa kabiri mwene Yehowasi. So hari Yeroboamu 1 na Yeroboamu 2. Uyu ni Yeroboamu wa kabiri. Muri icyo gihe dongo nibwo Yona yabayeho. Ngo maze agarura urugabano rwa Isirayeli uhereye harasukirwa ihamati kageza ku nyanja ya Araba, nk'uko Uwiteka Imana ya Isirayeli yavugiye mu mugaragu wayo w'umuhanuzi Yona mwene Amitayi w'Igati Heferi. Urumva hano rwose Imana imutangiye ubuhamya yuko yanhoriye Yeroboamu mwene Yehowasi ko azagarura urugabano rwa Isirayeli, kandi koko akabikora bigasohora. Amen. Hano ho batubwira ni wabo ko hari Igati Heferi. Noneho twikomereze none ubwo Yona mwamumenye, nta ushidikanya ko yari umuhanuzi. Kuko ushobora kuvuga atari ko uyu mugabo ubundi koko yari umuhanuzi. Imana irabihamye ko yari umuhanuzi. Nkuko Imana ishobora kuvuga ngo ariko se aba bantu koko ni aba Kristo. Kuko buriya reka mbereke ubu waza hano bakaba batari ko ubundi mwebwe mwicaye hano muri abarokore. Mwebwe mwicaye hano muri abarokore, murabyizera ko muri abarokore? Ngabo abarokore ni mumanike turebe. Abandi basigaye ubwo sibo, sibyo? Utamanitse ngo ntabyemera ko ari umurokore, ubwo arabishidikanya. Uyu mugoroba nawe usobanuke, sibyo? Kubera yuko Yona yari umuhanuzi wemewe, nkuko natwe turi abarokore bemewe, ariko badasohoza iby'umwami yadutumye. Ku bantu baratubwira ngo Imana yarabimubwira ngo haguruka ujye Niniwe wa murwa munini uwuburire kuko ibyaha byabo birundanije bikagera imbere yanjye. Nkuko Imana itubwira ngo haguruka ujye Kigali wa murwa munini kuko ibyaha byaho birundanije bikagera imbere yanjye. Sohoka muri uru rusengero akakanya. Murumva izo ngoma zivuga? Murumva ibyo byuma binihira? Genda urebe ibyaha bikorerwa muri uyu murwa uko bingana. Hari igihe njya nitegereza ibyaha bikorerwa i Kigali kavuga niko burya Sodomu na Gomora zararenganye. Uwitwa Billy Graham yari umukozi w'Imana w'umuvugabutumwa, yigeze kuvuga ngo Imana nidahana Amerika ngo ku munsi w'amateka izasaba imbabazi abi Sodomu na Gomora kuko yarabarenganije. Kuko muri Amerika ubu biremewe rwose, umugabo yirongorera umugabo, umugore akirongorera umugore, bakajya no kwa meya, bakajya no kwa pastori bagasezerana. Niho yahereye aravuga ati ibi bintu murimo gukora Imana nitaduhana abi Sodomu na Gomora izabasaba imbabazi. Ariko muzitegereze na hano i Kigali abatinganyi bariyongera buri munsi, abasambanyi twarabyimitse,
mu nsengero barasambana, hariya hanze barasambana. Hari n'igihe tunenga bakera kaze ari cyo tubarusha. Haguruka ujye i Kigali, kuramo ni niwe ushyiremo Kigali kuko niho dutuye. Byiringiro yavugaga ngo ni niwe yawe iri muri uyu murwa. Uyu murwa niho duhahiramo, uyu murwa niho twirirwamo, uyu murwa niho dusengeramo, uyu murwa niho dutuyemo. Niba unahari uri umushyitsi, uyu murwa niwe ugendamo. Na niwe ntabwo ini niwe hari wabo wa Yona, nta nubwo ariho yari atuye, ariko Imana yaramutumye. Genda ujye niwe ububurire kuko ibyaha byabo birundanje bikagera imbere yanjye. Umva icyakurikiyeho. Nubona muri Bibiliya Imana itanze ibwiriza bakongeraho ariko, ujye umenya ngo karabaye. Ariko Yona arahaguruka ngo acikire Tarushishi, ahunge Uwiteka, amanukana i Yopa, abona inkuge ijya i Tarushishi, maze atanga ihoro ajya mu nkuge ngo ajyane n'abandi Tarushishi. Ahunge Uwiteka, uzamuhungira heza? Ahunze Uwiteka aragiye Yona. Maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja haba ishuheri ikomeye, inkuge yenda kumeneka. Abasare baterwa n'ubwoba, umuntu wese atakambira ikigirwamana cye. Ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo byoroshye inkuge, ariko Yona we yari mu nkuge hasi aryamye asinziriye. Yona hasi mu nkuge anapumuzika, araruhutse, arasinziriye kabisa, ari muri break, arasinziriye. Tekereza kubona inkuge yose irenda kumeneka, abantu bose bihebye, buri muntu wese aratakira ikigirwamana cye, Yona asinziriye. Ariko hari igihe mbibona nanjye nkabona ariko tumeze. Do you care? Abantu bararimbuka. Kera ubu ngubu ugiye kugira ngo ntazajya ndirira imbere y'Abakristo, hari igihe ugabanya kwipompamo agahinda k'abanyabyaha, kuko byajyaga bimfata natangira gusengera abanyabyaha amarira akaza, kuko narabisengeye. Ntushobora kubwiriza abantu ngo bakizwe utagira umutwaro wabo. Abantu benshi bakunda akagatuti, ntibakunda bicaye hano mu ntebe. Umunezero wabo ni uguhagarara mu gatuti abantu bakababona Jewe burya nshobora guhagarara hano ariko agatuti ntikajye kanaye, ntabwo kamfata aho nakankuyeho rwose, ntabwo nahangayika. Sinkunda agatuti, nkunda abantu. Simpangayikishwa nuko abantu batambona, mpangayikishwa nuko abantu barimbuka. No mu bintu bimpangayika, niba mujya munansengera, mpangayikishwa no kubona narabaye pastori, hazajya mu ijuru nkahura n'abantu basengeraga i Remera barimo kujya mu muriro. Ariko ujye ugira umutwaro w'abantu bagukikije. Niba utawufite, uyu mugoroba usengere. Niba usenga ujye usengeshwa nuko abantu barimo kurimbuka. Niba uririmbishwe nuko abantu barimbuka. Hari abantu bakunda kuririmba hano ngo bagaragare, hari n'abakunda kubwiriza ngo abantu babone. Yewe Yesu yaranavuze ngo hari n'abakunda gusenga ngo abantu ngo bagaragarire abantu. Jya usengeshwa nuko abantu barimbuka, cyangwa usengeshwe nuko Imana igomba gushyirwa hejuru. Nibyo bintu bibiri ubundi byagombye kudusengesha. Jya usengeshwa nuko Imana igomba gushyirwa hejuru, wongere usengeshwe nuko abantu barimo kurimbuka. Cyakorana n'icya gatatu, jya usengeshwa no guha Imana icyubahiro, uyishimira ko yakugiriye neza. Aho ubundi gusenga amagambo menshi ngo abantu babone kuzi gusenga, it's a waste of time. Kuko Imana irondora imitima yacu, bitureba ikavuga ngo uyu ntabwo arimo gusenga, arimo ariyamamaza. Uyu ntabwo akunda kubwiriza kuko akunda abantu, akunda kubwiriza kuko akunda gukomerwa amashyi. Ntuzanatange n'ubuhamya ugamije kugaragara. Birya Imana ishyiraho toa. Niba mutabizi, ukekora nuko benshi mutajya mufata microphone, wenda mushobora kwirema mu mutima ukavuga ariko jewe byo urimo kuvuga ntibindeba koko sinyafata microphone. Jewe nyihoraho. Ariko kera nyitangira kubwiriza Imana yarankosoye.
Erega burya iyo umuntu akiri muto yakunda kugaragara nyine ugakunda guhagarara imbere y'abantu kumva ari agashema. Ariko yewe Imana yarabimbwira namwe ngo uzongera guhagarara imbere y'abantu kisoka intugu. Bane nabwirije kabisa nkabona iteraniro rinyeganyega numva ntangiye kwiha amanota. Imana yarambwira ngo ikabodi ngo uzongera kwisoka intugu nzandika ikabodi ku byo ukora byose. Ikabodi ivuga ngo nta cyubahiro cy'Uwiteka kiri aha hantu. Burya abantu bamwe ntibazi ko hari n'igihe ubikunda Imana yaramaze kubyanira kubera ngo biriya ni ibintu by'ibikatsi. Iyi Imana itashyizemo favor yayo ibyo uvuga ntacyo bimara. Ariko si icyo nshaka kubabwira. Urabona Yona ngo aragiye mu bwato, abantu bose bahangayitse barimo baratakira ibigirwamana byabo, ngo Yona yibereye mu nkuge asinziriye. Ngo kugeza igihe umva umurongo wa 6 umutware w'inkuge aza aho aramubaza ati wabaye ute wa munyabitotsi. Imana ishobora kutubwira aya magambo, cyakora reka niye kubibwira mwebwe muri hano kuko ubu ntimwasinziriye, kuko mwe muri hano byuko utakira Imana yawe, ahari Imana yawe yatwibuka ntiturimbuke. Byuko utakira Imana yawe, ahari aho Imana yabibuka. Byuko utakira Imana yawe, tutakira abarimbuka, tutakira abanyabyaha, tutakira abasambanyi, tutakira abajura. Giye buri joro iyo nsenze sinshobora gusenga ngo ndangize ntasengeye abanyabyaha n'abanyabibazo. Kuko niyo ugiye kuryama ugasinzira hari ubwoko butatu bw'abantu barara bari maso. Abambere ni abagomba kurara ari maso kubera ko ariko kazi bahemberwa. Hari abasirikare, hari abapolisi, hari abanyerondo b'umwuga, uretse ko abanyerondo b'umwuga bo barisinzirira. Munsi y'wanjye rwose bahagize dorotwari, hari igenza ngasanga neza bararyamye abanyerondo b'umwuga. Ariko mbona ari igishushanyo cyiza cy'abakristo, natwe turabanyerondo b'umwuga. Biryamiye basinziriye bakatwiba. Hari igihe muri karitsiye iwacu baribye, cyakora giye wanjye baheruka kunyiba kera. Icyo gihe ntabwo giye wanjye bari bahibye, ariko bari bibye mu baturanyi dukora tugiye mu muganda, batabanyerondo b'umwuga rwose ntacyo batumariye. Abajura baratwiba. Ndababwira ko ahubwo twebwe turindwa na Nyagasani. Abanyerondo b'umwuga munsi y'wanjye hari agashyamba niho bagize dorutwari. Ariko barabikosoye kuko basigaye basupervisa cyane. Ariko icyo nendaga kubabwira si cyo, hari abantu barara ijoro kuko bagomba kurara ijoro. Abo ni abakozi bakora amashifti ya ninjoro, bakora kwa muganga, abakora mu nganda zikora ninjoro, abasirikare, abapolisi n'abandi bashinzwe umutekano. Abo ngabo barara ari maso kuko bagomba kurara bari maso. Indi kategori ya kabiri iri maso ni abanyabibazo, ni abarwaye, ni abapfushije, ni abayirukanwe mu mazu, ni abaraye ubusa, ni abirukanwe ku kazi. Abanyabibazo barara bari maso kuko nta bitotsi bari bubone, kuko ibibazo ni byinshi. Aho bakeneye gusengerwa. Nujya kuryama ujye wibuka ko hari abantu bari badasinziriye igihe wowe urimo kugona. Kategori ya 3 ni abanyabyaha. Hari abari burara ijoro kuko bagiye kwiba, hari abari burara ijoro kuko bagiye gusambana. Wari waca mu muhanda ukabona indaya ziba ziteze, kazireba ukazigirira impuhwe. Abenshi mwebwe iyo muzibonye murazituka. Ariko ntabwo wari wabona umukobwa uhagaze ku muhanda. Reka mbwira abakobwa bari hano n'abagore, umunsi uzaca ku mukobwa ahagaze ku muhanda ateze, ujye uvuga ngo nanjye nashoboraga kuba ndi uyu nguyu uretse ubuntu bw'Imana. Kuko ntuzi cyamugejeje hariya. Harimo bamwe bahagaze hariya kubera ko batangiye ari bato. Harimo bamwe bahagaze hariya kubera ko ubukene bwarabishe basanga ari byo bisubizo. Hari n'abahagaze hariya 3 bya 4 ndetse 99% by'indaya ntabwo zinjoyinga uburayi, zirabwihanganira. Nabo gusengerwa. Abamwumva barimo kubyina ijoro ryose barara badasinziriye. Hari ubwo bibwira ngo buriya ngo nuko ariko babihisemo, bafite umwami ubategeka. Bibiliya tubwira ngo bariya bafite umwami ubategeka kandi ubategekesha igitugu, ngo nabo Satani yahumye amaso ngo batamurikirwa n'umucyo w'ubutumwa bwiza. Haleluya.
Imana ihabwa icyubahiro kuko twebwe yaratubohoye, ariko hari abandi bakiboshye. That's our mission. Kubona abanyabyaha ukababazwa nabo. Yona arasinzira, umutware we nkugeraza aramaze ati wabaye ito wa munyabitotsi ibyuko utakiri Imana yawe, ahari Imana yawe yatwibuka ntiturimbuke kuko izindi zose twazigerageje byanze. Tekereza kumva abantu bose batakiye ibigirwamana byabo bageze baravuga ati wenda uyu muntu musigaye ashobora kuba afite Imana ishobora kutubera igisubizo. Byuko utakiri Imana yawe, mwareze tugatakira Imana yacu. Ko hariho benshi bavuga ngo ariko ibi bintu nzabivamo ne. Mfite abantu benshi ntimushobora kubyumva, wenda niyo mpamvu ugiye mbyumva. Ufashe telefone yanjye, WhatsApp yanjye yaruzuye. Pastor nakora iki ngo mve muri ibi bintu? Nakora iki ngo mve muri ibi bintu? Ku rugo rwanjye rwananiye nakora iki? Ku buzima bwananiye nakora iki? Ko numva nihebye nakora iki? Byuka utakiri Imana yawe, aharaho yatwibuka ikadukiza. Abo bantu bose ni twebwe bategereje. Hari ahantu Paulo yandikiye Abaroma arababwira ngo ibyaremwe byose ngo bitegereje guhishurwa, bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Yashaka ari kuvuga n'abaremwe bose ubwo barimo bategerezanya amatsiko guhishurwa igihe tuzagaragara nk'abana b'Imana tukabazanira ibyiringiro. Hanyuma umva icyakurikiyeho ku murongo wa 7 ngo maze bose baravugana bati nimuze dufinde tumenye utumye dutezwa ibi byago. None ibyo guhamagara ibigirwamana byabo byanze, nayo nayahagurutse, nayo nashobora kubarega yarasenze, arasenga biranga. Baravuga ati noneho reka dufinde turebe uduteje ibibazo. Hanyuma ngo bose baravugana bati nimuze tumenye utumye tugira ibi byago. Nuko barafindura, ubufindo bwerekana Yona. Bahera ko baramubaza bati tubwire utumye dutezwa ibi byago, ukora muri moki, uraturukaye, uri wo mu kihe gihugu, uri bwoko ki? Iki kibazo bamubajije ndagikunda cyane. Tubwire wowe uduteje ibi bibazo, uri wo mu kihe gihugu, uraturukaye, uri bwoko ki, mutugane. Arabasubiza ati ndi umuheburayo, umva ikinyoma sha, nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru yaremye inyanja n'ubutaka. Imana yakubwiye ngo genda ujye nini uranga, none uri murabeshya abantu ngo ndi umuheburayo ngo nubaha Imana yo mu ijuru. Imana igomba kwiricira ubwo turabeshyira ubusa Yona, you will go. Hanyuma maze abantu bafatwa n'ubwoba bwinshi baramubaza bati ibyo ukoze ibi ni ibiki? Ibikoze ni ibiki? Kuko ngo yarababwiye yuko kuko abo bagabo bari bamenye ko ahunze Uwiteka, kuko yarabibabwiye. Baramubaza bati tugire dute ngo inyanja iduturize? Kuko inyanja yiyongeranyaga kwihinduriza, kuko Imana yari yarakaye iravuga utumva Yona urahungira ubusa, urajyayo tu kubita umuyaga, urazamuka ubwato bujya hejuru. Aravuga ati mva rero mbabwire igisubizo cyanyu ni mu nterure mu njugunye mu nyanja nayo irabaturiza, kuko nzi yuko iyi shuheri yabateye ari jye ibahora. Ariko abo bagabo baragashya cyane ngo basubire hakurya imusozi, ariko ntibabibasha kuko inyanja yiyongeranyaga izikuka ikababuza. Nicyo cyatumye batakira Uwiteka, bakavuga bati turakwinginze Uwiteka, turakwinginze twe kurimbuka tuzira ubugingo bw'uyu muntu, kandi ntudushyire mu rubanza rw'amaraso y'udacumuye, kuko ari wowe Uwiteka ukoze icyo ushaka. Baterura Yona bamujugunya mu nyanja, inyanja iratuza. Maze abo bagabo bahera ko batinya Uwiteka cyane, bamutambira igitambo, bahiga imihigo y'agahinda gakondo. Kubwirizwa na Yona baramuteruye bamutaye mu nyanja, ngo inyanja ihita ituza. Abantu baravuga ati Imana y'uyu mugabo iyi ni Imana irakomeye, ngo bahita bayitambira ibitambo bayihereza ishimwe. Haleluya. Harimo isomo rikomeye cyane, kuko ubundi nibura niba twameraga nka Yona, aho tugiye hose tukaturira abantu yuko turi abakozi b'Imana, niyo twaba tumeze nabi, kabuto ubwo mu ndeba munyitondere, ushobora no guteza ibihombo.
munyitondere nshobora no guteza ibihombo kuko jewe ndi umukozi w'Imana. Kandi koko tubaye abakozi b'Imana bafite ubuhamya. Ikintu cyatumye abo bantu bizera Imana ni ubuhamya bwa Yona. Kuko Yona yabahaye ubuhamya aravuga ati jewe ubwo mundeba nubwo ndi mu byaha, nubwo ndimo guhunga Imana, ariko ubundi ndi umukozi w'Imana, ndi umuheburayo, nubaha Imana yaremye ijuru n'isi, ariko mpunze Imana. None dukora iki? Ni munterure mu njugunye mu nyanja, naho ubundi nige soko y'ibibazo. Uzi ko buriya natwe turi soko y'ibibazo. Isoko y'ibibazo. Reka mbere ikisoko y'ibibazo. Isoko ya mbere y'ibibazo ibera hano mu gatuti. Aha ngaha kuri aritara aho twe dukorera. Gufata umuntu utaramenye Yesu tukamubatiza, tukamukomeza, tukamwita umukristo ni isoko y'ibibazo. Ari uwo muntu tuba tumuhemukiye, ari na societe tuba tuyihemukiye, natwe tutiretse. Ariko zizi nama tujyamo inkoni dukubitirwayo. Ariko ubundi abanyamadini kecara ukavuga utari ko buriyo tuba twarakoze umurimo wacu neza, umurokore yajya hanze akamera nka Danieli, umurokore yajya hanze akamera nka Yosefu. Urabizi Yosefu yagiye muri Egiputa arotora inzozi za Farawo. Farawo arahindukira areba abo bantu bamukikije, avuga ati tuzakura he undi muntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana. Akuramo impeta aramubwira ati umva Joseph, umva Petit, ku myaka ya 30 ubonye promotion, uzanyungiriza Egiputa yose igikumvira, nigeyo jyenyine usigaye hejuru yawe. Ari umuntu mwari mwabona bahaye promotion kubera ko akizwa? Nuko se bitakunda? Nuko ntacyo twamaze, nuko ntacyo twahinduye, nuko ntawe twimpressionnye. Ujya mu nama ukavuga ngo abantu ngo basigaye birirwa basenga ntacyo bakora, ngo abanyarwanda babaye imburamikoro, hanyuma ukababara kuko uzi neza ko ubundi iyo tuba dusenga bigahindura ibintu n'abantu n'abapagani babibona bakatwubaha. Yona aramubwira ati iki kibazo n'igihe wagiteje. Kuko turagenda kera nyuma muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, nari nshinzwe forumu y'abanyamadini kuko nanjye nari umunyamadini. Noneho umvayo nari ifite farde ingana gutya, yuzuye amatiku yo mu madini, kuko iyo bandikiraga minaroke cyangwa presidence cyangwa n'ahandi bampaga kopi, bayoherezaga kuri komisiyo. Ariko kuri komisiyo nanjye abakomisiyeri bose dayo baduhaga kopi. None ngiye kuva muri komisiyo ndabona se iyi faride ndayitwara ndabana ya singiye kujya mbungana ibibembe bya namani nka Gehazi. Naragiye nyicaraho ndayitwikira urupapuro ku rupapuro kugira ngo ntazajya nsubira inyuma nkabisoma. Ariko mu ministri umwe naramubwiye, ariko minister wambwiye kuri umwangirikani ko ntarakubona waje gusenga. Arambwira ati ati kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu ati mba nkora imirimo nashinzwe na leta y'u Rwanda. Ati ariko ku cyumweru ati mba ndicaye ndimo gukora imirimo mwampaye, ati mba soma amabaruwa yanyu. Yashima mu mutwe nawe ni yewe urampamije. Ati burya rwose ziriya ntambara zanyu ati ntabwo zimpa amahwemereka. Turatuko kandi abanyabyaha bararimbuka kubera ko tutakoze umurimo wacu neza. Uzi igihombo Yona yateje muri ubu bwato? Mwagisomye mbere, mwacyumvise ngo bafashe imizigo yabo bayijugunya mu nyanja. Reba ku murongo wa 5 ngo abasare baterwa n'ubwoba, umuntu wese atakambira ikigirwamana cye, ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo boroshye inkuge. Bagaje zose, kandi ubu bwato bwari commercial, bwari butwaye imizigo y'ubucuruzi. Bafata imizigo yabo bajugunya mu nyanja, bafata na bagaje zabo zirimo imyenda bajugunya mu nyanja. Ibyo bari batwaye biremere byose bajugunya mu nyanja. Yona ateje igihombo. Turateza ibihombo iyo tutagendana n'Imana nkuko bikwiriye, duteza ibihombo.
Pawulo yandikiye abaroma arabwira ngo dore izina ry'Uwiteka riratukwa kubera twebwe tugateza ibihombo. Yona yewe naho yihaniye Imana yabwiye ati none ubwo wihani igifi cyaramumize kiramucira amuga ati none ufatiye nini aragenda ajyayo ababwiriza igice cy'ubutumwa ikindi arakibahisha. Ko buri abantu benshi ntabwo bazi ibyo Yona yakoze. Yaragiye ageze niniwe aravuga ati ubu ngubu azana ubutumwa bw'iterabwoba aravuga ati ubu ngubu ni iminsi 40 gusa niniwe yose akaba ari icyavu kandi abyinjoyinga. Hanyuma ngo arangije aragenda ahagarara hejuru y'umusozi ategereza ko niniwe irimbuka. Hanyuma ngo umwami w'Niniwe n'abaturage baho babyumvise kuko ngo yamaze iminsi 3 ngo amaze iminsi 3 agenda avuga ngo ininiwe iminsi 40 hano hazaba ari icyavu ntawe rigeretse kurindi. Abaturage babyumvise Imana bakora ku mutima ngo bambara ibigunira ubutumwa bugera no ku mwami w'Niniwe ngo ategeka itegeko aravuga ati guhera ku pusi n'imbwa n'inkoko n'inka n'intama ikigenda cyose kiri Niniwe kugeza ku bantu no kugeza kuri gihe umwana twese twambara ibigunira dutakira Imana turebe yuko yatubabarira ibyaha byacu. Ininiwe hari hano kandi Yona ntabwo yari yavuze ubutumwa bwuzuye, yari yavuze igice cyabwo. Yakoze iterabwoba gusa. Ubundi yagombaga kubabwira ngo Imana iravuze ngo ibyaha byanyu byirundanije imbere yayo, niba mutihana ibyaha byanyu murarimbutse, ariko nimwihana ibyaha byanyu niyikiranukira kutubabarira. Reka da ako ntiyakongiyeho kuko yashakaga ko barimbuka. Abonye Imana ibababariye ngo yicara ku musozi ararira. Imana iramubwira ati ariko Yona ngo imuremera uruyuzi ruramera ruramutwikira kuko izuba ryaho ryari ryinshi. Ariko ngo haciye iminsi amaze kurunezererwa ngo yohereze inandira irurya imizi ruruma ngo izuba riramukubita kabisa. Imana igomba yakuyeho n'ibicu izuba riramukubita ngo noneho ngo yisabira gupfa. Imana iramubwira ati ariko Yona uburakajwe n'ukuri koko? Atumva ndarakaye no kwiyahura nakwiyahura. Imana iramubwira ngo ubabajwe n'uruyuzi utateye ngo none ngo je sinagombaga kubabazwa n'aba bantu barenze 100,000 n'amatungo ari Niniwe. Ariko Yona buriya rero hari icyo nkundira Yona. Yona yari umunyakuri. Buriya nicyo abantu benshi batasobanukiwe. Yona yari umukozi w'Imana kuko nibura we umva Yona yavuye ndamwimagine Yona yicaye nko mu iteraniro akaza akavuga ati pastor ni mume microphone mbabwira amahano mvuye gukora. Atuzi ko Imana yantumye Niniwe nkanga kujyayo. Ati shaho ubwo mbabwira ati nateje ibihombo, ati naragiye umuyaga urazamuka, ati abantu bagira ubwoba batakambira ibigirwamana byabo byose barashoberwa bafata bagaje bazita mu nyanja. Ati kubera giyewe ati ndangije barambaza ndababwira ngo giye ndi umukozi w'Imana ariko mpunzi Imana sinabyanze nabivuyemo. Ati hanyuma baranterura banaga mu nyanja igifi kiramira ngeze mu nda ntakira Imana irandikura atari ko ngeze Niniwe. Ati noneho nageze Niniwe nkora ndi mahano. Ati nanga kubabwira ubutumwa uko nagombaga kubabwira mbabwira igice cyabo atari ko Imana irantungura. Ati barihana shaka. Ati frere tekereza ati nababwiye ubutumwa ntashaka kubabwiza ukuri kose bararenga barihana. Rero buryo ushatse wajya ugendana n'Imana ati kuko ushobora no kutavuga ubutumwa uko wabishakaga atukabona abantu barimo kwihana atukajya uvuga ngo bla 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 tukabona abantu barihari. Buryo Imana ishaka gukiza abantu ntabwo isaba ko tuba intyoza. Ikikeneye gusa n'umuntu ugenda akabwira abantu atari ko buryo uzi Yesu. Niyo byakunanira ry'umugore tumva reka nkubwize ukuri ukeneye Yesu. Byiringiro ntiyabitubwiraga umuntu watwaye umugore mu modoka akamutangira kumubwira utumwe ati nkura kayogi mu modoka. Ariko yarangiye ati Imana iguhe umugisha kandi naburiya utumwe bwiteho kandi arangije abitekereza arakizwa. Muzumve Apotre Masasu atanga ubuhamya. Yigeze kubuduha kera ngo yari yicaye mu kabari Kinshasa. Ariko abona ubuzima bwanze kabisa. Kubona nabwo atari ko rabizi shaka. Tira buri ibintu byanze ati uzagerageza ujye hare mu barokore ushobora kuzakuraho igisubizo. Aragenda arakizwa.
buri ikintu kizatuma umuntu akizwa wowe si umurimo wawe gusa genda ubabwire ko Yesu akiza. Nushaka kujya ubivuga nabi, nushaka kujya ubicurikanga, ariko wowe nawe wese amenye ko Yesu akiza. Aho ugenda hose bamenye ko ufite Yesu. Ikibazo dufite murakizi, tumeze nka Yona, turi mu bwato dusinziriye. Ariko Yona yatubereye imfura, araza aravuga ati rwose jewe narabizambije kuva ku itangiriro kugeza ku iherezo, ariko abantu barakijijwe. Ubundi Yona yaba ameze nkatwe, aba yaraje akavuga inkuru y'ukuntu niwe hakijijwe, ntatubwire ko yari yakoze amahano. Kavuga ati rwose ubwo mu ndeba ndi igitangaza cy'umuhanuzi, naragiye Imana irambwira ngo genda ugine niwe, kariya kitarushisha kakadropa. Ati ndagenda ngezeyo shaho, ati nazengurutse iminsi 3, ati navuze ubutumwa, umwami yambara ibigunira n'ihene zambara ibigunira. Akibagirwa kutubwira yuko abantu bakijijwe we akajya kurira aririra uruyuzi. Ariko Yona yabitubwiye byose uko byakabaye, kubera iki ni isomo rikomeye kuri twe, kuko natwe haraho duteza ibihombo. Iyo ucecetse ntuvuga ubutumwa burimo guteza ibihombo, iyo ubuhamya bwawe ubwishe burimo guteza ibihombo kuri wowe kandi no kuba erega burya na bagaje zayo nazagendeye mu byo bajugunye mu nyanja, na bagaje zayo nazarimo, kandi mu gikapu cyashobora kuba harimo amafaranga yarari. Bure yagiye niwe adafite na pocket money, ubuntu bw'Imana gusa ko nawe yari yiteje ibihombo. Iyo ugendera mu byaha uba ukorera mu bihombo. Murambibwira abantu ngabwira n'umuntu wese uba mu byaha uba urimo guteza ibihombo. Witeza ibihombo wowe ubwawe, ugateza ibihombo umuryango wawe, ugateza ibihombo nabo muturanye bose. Ariko ziburi abantu bateje ibihombo muri iyi si uko bangana. Umuhungu w'umupagani yiteza ibihombo, agateza ibihombo umukobwa wese umwegereye, akajya kubetinga akabagiye mu bihombo, agahomba. Umva, ubuzima bw'ibyaha ni ibihombo gusa, ni inzira ya Yona. Ahubwo uyu munsi niba wicayemo uri mu bihombo, mbere yuko dusengera n'abandi wihereho. Hari umuntu yicara hano ukagira ngo we bimeze neza, kandi nawe yicaye mu bihombo. Ibihombo, ibyaha n'ibihombo. Ariko reka nsoze nababwiye ngo turavuga abagabo babiri mu nkuge. Nimujya mu byakozwe n'intumwa igice cya 27, inkuru ya hano rero yitandukanye n'iya Yona. Uyu mugabo witwa Paulo nabo bari muri iyi nyanja, iyi ngiyi bayo nabari mu niyo Paulo yararimo. None ngo baragenda bagiye guhaguruka mu nyanja, Paulo arabwira ati ariko muzi ikintu, hari ikintu mbonye. Imana nsenga irambwiye ngo nimuve muri uyu mwaro. Muri 27 umurongo, reka duhere kwa 7, ngo tumara iminsi myinshi tugenda buhoro, tugera bugufi bw'ikinido bituruhije cyane, maze umuyaga utubujije duhita munsi y'ikirwa cyitwa Ikirete imbere y'Salumoni kukikingaho umuyaga. Tugikikira bituruhije cyane, tugera ahantu hitwa imyaro myiza bugufi bw'umudugudu witwa Lasaya. Ariko kuko hari hashize iminsi myinshi kandi kunyura mu nyanja kukaba kwari gufite akaga, kuko ndetse n'iminsi yo kwiriza ubusa yari yarashize, nuko Paulo abagira inama. Look at the difference. Aba bantu bo bari mu kaga k'inyanja, Paulo umukozi w'Imana usenga abagira inama. Ubundi nuko twagombye kumera. Nubona umuntu ubuzima bwananiye, umubwira utari ko n'ibindi byose byaranze, gerageza Yesu umugira inama. Niba uri umugabo n'umugore ukabona urugo rwananiranye, ubegera ubabwira utari ko buriya ubwo byanze, mugerageze Yesu, niwe usana ingo zigatungana. Niba ufite umusore urubyiruko, dufite urubyiruko rwihebye, cyewe nijanwa nawe. Abantu batagira icyerekezo, kaza kuvuga ati pastor jewe numva nta kindi shigaje, ntaki, ukamutera agashinge gakeya ka Yesu, ukabona umuntu asubiranye ibyiringiro. Ndababona hari benshi banyandikira bari muri Amerika, abandi bari za Canada, abandi bari za abandi bari mu Burayi, abandi bari hano iwacu,
bazurwa no kumva ko Yesu aguha ibyiringiro. Paulo abonye ko abantu bihebye ngo ariko kuko hari yashize iminsi myinshi kandi kunyura mu nyanja kukaba kwari gufite akaga, kuko ndetse n'iminsi yo kwiriza ubusa yari yarashize, nuko Paulo abagira inama ati yemwe bagabo, mbonye yuko urugendo rugiye kubamo ibyago no gupfusha byinshi, si iby'inkuge n'ibirimo gusa ahubwo n'ubugingo bwacu nabwo. Arababurira ariko banga kumva. Umva uko bamubwiye ngo ariko umutwaro utwara umutwe yumvira umwerekeza na nyiri inkuge kurusha ibyo Paulo avuze. Ati wowe uri imfungwa tukujyanye i Roma gucirwa urubanza, none wigize najyo wawe uri muratanga inama, wigize igitangaza cy'umuntu. Paulo aricecekera aravuga ati abantu bamwe bahana bavuye ntubahana bajyayo. Baragenda, umuyaga uba mwinshi, nimumanuka mukagera ku gice cya 10 ku murongo wa 18 baratubwira ngo dukomeza gutereganwa n'umuyaga cyane, nuko bukeye bwaho baroha imitwaro mu nyanja. Bakoze nk'ibyo mu gihe cya YONA bakoze, bagaje zose bari batwaye, kandi ubu bwari ubwato komerciale bwari bugiye mu Butaliyani, buvuye muri Egiputa. Ngo baroha imitwaro yose mu nyanja, ku munsi wa gatatu bajugunya iby'inkuge mu nyanja. Noneho neza inkuge barayividuye, bagaje zose bazijugunyemo. Igihombo cyabaye, ariko umukozi w'Imana Paulo yari yavuga ati ntimugende, kuko uru rugendo Imana inyeretse ko ruzabamo ibibazo. Abo nibo twagombye kubaho, abantu batega Imana amatwi tukaburira abandi, abantu batega Imana amatwi tukabera abandi umugisha aho kubabera umuvugo. Noneho nabwo barakomeza. Hanyuma ku murongo wa 21 ngo bamaze myinshi batarya, bageza kukurumva n'ibiryo bari babijugunye mu nyanja, ngira ngo basigarana dukeya. Bamaze iminsi myinshi batarya, Paulo ahagarara muri bo hagati arababwira ati yemwe bagabo, mwari mukwiriye kunyumvira ntimuve ikirete ngo mutabona ibi byago no gupfusha ibyanyu. Haleluya. Nkunda Paulo. Aravuga ati narababwiye ngo mugume ikirete mwanga kunyumva, mwari mukwiriye kunyumvira kirya gihe ntimuve ikirete. Kandi ndone ndabakomeza nimuhumure, kuko muri mwe hatazapfa n'umwe keretse inkuge. Kuko iri joro iruhande rwanjye hahagaze marayika w'Imana, nduwayo nyikorera. Akambwira ati Paulo witinya, ukwiriye guhagarara imbere ya Kaisari, kandi dore Imana igwaye nawe mugendana bose. Nuko nimuhumure mwabagabo mwe, kuko nizeye Imana yuko bizaba uko nabwiwe, ariko dukwiriye gusukwa ku kirwa. Umugabo ndamukunda cyane. Arababwira ngo mva reka mbahumurize, nubwo mwanze kunyumva inkuge yo murayihombye yarangiye, Imana yabinyeretse ngo iyi nkuge ntimuyitegereze, ntimumwibwire ko muzayigeza kure. Narababwiye mwanga kumva. Hari abantu bwira ibihombo byamara kuba byinshi bakabona kumvira, bakumvira inzu baraziteje, bakumvira baramaze kurwara sida, bakumvira urugo rwaramaze gusenyuka. Nakubwiraga kuva kera, harabonye mbaza ngo nta muntu urakubwira ubutumwa bwiza, ati barambwiye ariko nanga kumva. Ubu se noneho witeguye kumva? Witeguye kumva? Hari umugabo twaganiraga ejo bundi, nyoye inzoga neza, ubuzima bwe burashira, inka zirashira, nawe ubwo arashira, nyama zo mu nda zose ziba ubureti. Ahubwo umwuka udasohoka. Urashaka kwakira Yesu? Se nta muntu wari wigeze kubwira ko ugomba gukizwa? Barabimbwiye, barabikubwiye wanga kumva. Inkuge imaze gusenyuka, ibyawe byose bimaze guhomba, ubonye kwakira Yesu. Ariko mwagiye mwakira Yesu hakiri kare, mukiri bato. Nyashima Imana, jewe ubuzima bumaze kunanira, Yesu yaje mu bugingo bwanjye. Nkunda kuba ubuhamya hano. Hari igihe ugerageza ubuzima bwose, ntabwo nigeze mba umusinzi, ariko nakundaga byeri. Ntabwo nakundaga byeri, nakundaga igipindi cyo mu kabari. Buriya mu kabari haba ikintu cy'ikigare cy'igipindi
ibindi nari meze nk'umwatenaye ngo nibo bakundaga inkuru zishyushye buriya mukabari haba inkuru zishyushye barica bagakuraho guverinoma bagashyiraho indi bwacyo ugasanga iracyariho kandi mukabari mwari muyikuyeho bakakubwira ibizaba n'ibyo batazi kandi kubera ko buri ikigoryi nawe ukabikunda ukajyamo ukabyinjoyinga ukajya mu bakobwa ukagira gute ukajya nibaza ubu nibwo buzima bambwiye. Is this life? Ngira Imana yasaza mu bugingo bwanjye ntarateza ibihombo byinshi. Giye mu buzima bwanjye nateje ibihombo bikeya kuko nagize Imana yasaza mu bugingo bwanjye ntarateza byinshi. Konjya mbitekereza iyo ntindamo gatoya nanjye ubwanjye nari kuba igihombo kuko iyo mbaza abadokiteri aba engineer aba lisansiye twiganye naherekeje bishwe na sida ndavuga ngo kabisa nanjye bayarantwaye iyo Yesu ataza vuba kandi impamvu mbibabwira ntabwo ntinya kubibabwira kuko benshi baracyagendera muri izo nzira z'ubugoryi. Aho twigishaga irurindo haje umukobwa umwe mu gasenta kawo ahitana abarimu benshi mu bo twigishanyaga kandi ikintu kigutangaza uwo mukobwa yankundaga bitabo eroga tari mu bahungu bano yarabi abandi bo kudusenta nyine yankundaga urukundo ngira Imana asanga narakijijwe ubu njye nibaza nkavuga nako yomba ntarakiriye Yesu nanjye aba yarantambikanye ko nari umunyabyaha. Ariko hari bamwe muri mwebwe bicara bakabeyabeye hano hirya muri koridoro kuko rero mugiye kumbwira ngo ntimujye mubeyabeyayo nimushatse nababwira n'amazina bakaza hano bagasenga baranyeza bakajya kubundabunda muri koridoro. Ninde wabwiye ko sida yavuyeho? Yarangiye ryari iyo declaration yakozwe nani? Hanyuma nimurangiza nimuzagira ibihombo ngo ntibababwiye. Paulo yari yabwira ati mwivikireti nimuvikireti y'inkuge murayiheba ahubwo namwe mwihutire kuva mu byaha na ubundi. Cyo njya ntangara cyane abakobwa kicara hano agasambana ngo nabonye umugabo w'umubosi. Uwo mugabo w'umubosi ndi wakubwiye ko ari muzima. Benshi bari ku miti ko umuntu agenda muri Barabas ntibivuga ko ari muzima. Ko agenda muri V8 hari igihe bari mu nzira iganira ikuzimu akagutambikana ukabura inkuge. Kandi Paulo yari yababuriye muraburirwa buri munsi ariko ntimwumvira banga kumwumvira arangije. Ariko hano ntabwo yabakoze ku matama yarabwiye ati ariko tukiri kereti nababwiye ngo mwe kuva ahangaha. Ariko zikubona usengera umuntu agasengera umukobwa yatwaye inda akaza arabwira ngo pastor ngo ngo kukimana ngo yemeye kukimana yemeye. Ubundi sigiye yavugaga ngo ntimuzasambane ni rimwe ni kabiri ni gatatu wabyumvise ngo kukimana yemeye ko bimera bitya kukimana yemeye ko ndwara. Ntabwo Imana yigeze yemera ko urwara bakubwiye kutavikire turanga. Ushobora kurara ijoro ejo uzapfa. Simvuga gupfa bakaguhamba hoya ukarara ijoro ejo inkuge yawe izahomba. Buri munsi se ntimubibona? Buri munsi ujya kuri radio inda zitateganijwe inda z'abangavu zabaye inda z'abangavu. Muzabyumva no muri izo nama turimo nabyo biragaruka. Ni teme isigaye igaruka mu Rwanda inda z'abangavu. Niba byankundiraga nibura abo dusengana mukifunga mukavuga ngo ya abasengerera imera ntituzabarwa muri abo ngabo. Ariko ushobora kurara ijoro ejo ari wowe kuko
nuko wanze kuguma ikereti, wanze kuguma muri safe zone muri Yesu. Hanyuma Paulo rwose ngo ahagarara hagati yabo, noneho afashe authority, arababwira ati noneho bene data ndababwira, jewe ndi umukozi w'Imana, Imana yambwiye ngo iyi ngugeyo muyisezereho, ariko mwese kuko ndi umukozi wayo ubugingo bwanyu bugiye kurokoka kubera jewe. Haleluya. Ubugingo bwanyu bugiye kurokoka kubera jewe. Umva ukuntu yababwiye ngo dore Imana iguhaye nabo mugendana bose. Imana igize ite? Iguhaye nabo mugendana bose. Kandi nuko nimuhumure mwabagabo mwe, kuko nizeye Imana yuko bizaba uko nabwiwe. Kirinyura ntiyadohoza tubwira ibyo kwizera. Izere ko Imana izaguha abo mugendana, ariko bumbura umunwa wabwire. Erega burya niyo bakwanga kumva ijambo ry'Imana ntiribora, ribabwire. Nubundi Imana ntigeze ivuga ngo mugende ngo mwemeze abantu ibyaha, yaravuze ngo mugende mubwire abantu ko Yesu akiza. Ariko aravuga ngo umwuka wera naza niwe uzemeza abantu iby'ibyaha n'iby'urubanza n'ibyo gukiranuka. Haleluya. We babwire gusa, si ngombwa kubemeza, babwire kandi wizere yuko Imana izabaguha. Haleluya. Yewe mu bintu bisigaye binezeza, mpura n'abanyarwanda bahose, pastor ubutumwa bwawe burimo buradufasha. Ahubwo ndimo nasubizwa ko nigeze kubwira Imana yibwira Imana nterera imbago itere mu Kagera, iyindi uyitere mu Kivu, indi uyitere Ikagitumba, indi uyitere kuri Rusizi, maze umpiye zone gusa abavuga ikinyarwanda nimbwiriza bagakizwa. Ningera mu ijuru uzampembera abo ngabo. Niba uzaba yarabwirije abangana batyo bazamuha umweyo, uzanshyire mu bakubura, nta kibazo. Ariko ubu ngubu mbona abantu benshi bakambwira ati kabisa narakijijwe, abandi bakaza bakambwira ari abari hanze ari bari hano. Kubera iki? Imana izaduha abo tugendana. Bwiriza ubutumwa, tinyuka, bumbura kanwa, bwira abantu, kuko inkugirenda kurohama, nkuge nyinshi zarohama. Umva rero ikintu cyakurikiyeho, ikintu nkunda muri iyi nkuru Paulo yarababwiye, nuko ntashaka gusoma iyi nkuru ni ndende cyane, murabibona kureshya. Biyejeje ku murongo wa 30, umuyaga wabaye mubi, ngo abasare bashatse guhunga mu nkuge bamanura indere mu nyanja. Indere n'utwato duto bakoreshaga iyo ubwato bwabaga burohamye. Bamanura indere mu nyanja, abasare bashatse guhunga mu nkuge bamanura indere mu nyanja, basa n'abashaka kujugunya imbere y'inkuge ibyuma byo kuyitsika. Paulo abwira umutwaro utwara umutwe w'abasirikare ati aba ni bataguma mu nkuge ntimubasha gukira. Maze abasirikare baca imigozi y'indere barayirekera agenda. Mwabibonye ko Paulo wari watangiye gutanga amategeko, noneho baramwumvira. Arimo aravuga ibwiriza atanze byose bakaryumvira. Ko bavuze bati uyu mugabo umutwaro utwara abasirikare, ariko murabizi uyu mugabo ndabyemeye koko arimo Imana. Uyu mugabo ndabyemeye arimo Imana. Ibyo yatubwiye nibyo. None ni urimo kudutera umwete. Atanze amabwiriza baramwumvira. Murongo wa 33, bwenda gucya Paulo arabinginga bose ngo barye. None uyu munsi ni wa 14 mutegereza mutarya, mudakoze intoki ku munwa. Nicyo gitumye mbinginga ngo murye, kuko ari byo biri bubakize, kandi hatazagira agasatsi kamwe gapfuka ku mitwe yanyu. Amaze kuvuga atyo yenda umutsima, ashimira Imana imbere yabo bose, arawumanyagura atangira kuryaho. Bose babona ihumure nabo bararya. Minsi batarya, Paulo aravuga ati ndabona mbabwire mwabagabo mwe, niba mushaka kurokoka ni murye kugira ngo muze kubona imbaraga zo koga, kuko inkuge yo twayisezereho. Urabona Paulo ni usigaye ategeka ubwato. Aravuga umukuru w'abasirikare akamwumvira, aravuga bose bagahumurizwa bakarya. Uyu niwe twagombye kubaho. Mu bintu byose twagombye kuba abantu b'icyitegererezo. Mwumva uko birangira.
murongo wa 42 abasirikare bashaka kwica imbohe kugira ngo hatagira uwo muri zo uwoga agacika, kuko mu Baroma iyo umuprisonier yagucikaga ubuzima bwahorerwaga ubundi bagombaga kuguhana kandi cyari igihano cy'urupfu. Muribuka mu gice cya 16 abari barinze Petero yarabacitse, oya mu cya 12 abari barinze Petero yarabacitse, abacitse Herode ategeka ko bicwa kandi bari 16. Sirikare 16 barapfa kubera ko Petero yabacitse. Abaroma iyo imfungwa yagucikaga ntabwo ari prison, rwari urupfu. Uravuga ati naho kugira ngo dupfe tuziza aba prisonier imureke tubice hakiri kare, tuzaburana n'intumbi. Ngo abasirikare bashaka kwica imbohe kugira ngo hatagira uwo muri bo woga agacika, ariko umutwaro utwara umutwe ashatse gukiza Paulo agwabiza imigambi yabo. Umutwaro utwara uyu mutwe yagize aravuga ati mu byo mugiye gukora uyu mugabo agomba kubaho. Ariko icyatumye abaho muri Imana iyo yashatse kukurokora, kubera ko Imana yarambwiye ngo Paulo ntuhangayike, iyi nkuge izameneka ariko ubuzima bwanyu ntacyo buzaba, kuko ugomba guhagarara imbere ya Kaisari. Iyo umugambi w'Imana ku buzima bwawe utari wasohora ntacyo uzaba. Haleluya. Ubuzima bushobora kukugora, ubuzima bushobora kuguhonda-honda, ushobora kunanuka ukamera nk'umusumari, ushobora kunanuka ugasigara amagufwa gusa, ariko ntacyo uzaba iyo umugambi w'Imana yakuvuzeho utari wasohora. Umutwaro utwara abasirikare ngo agwabiza imigambi yawe, kubera ati uyu mugabo arimo Imana kandi kuba turokotse no kubera we. Favor y'Imana, igikundiro cy'Uwiteka. Abagabo babiri mu nyanja imwe, nubwo byose byarangiye byenda gusa kimwe. Mu gihe cya Yona yateje igihombo, mu gihe cya Paulo abuza abantu kugira igihombo, baranga ariko arokora ubuzima bwabo. Haleluya. Hari abantu bazagira ibihombo mu buzima, ariko nitwumvira Imana tuzarokora ubugingo bwabo. Kandi niturokora ubugingo bwabo nabo bazamenya yuko twabigizemo uruhare. Amen. Aha tubona rwose icyitegererezo cyiza. Paulo nimunakurikira inyuma bageze no ku kirwa cya Malta aho ubwato bwabo bwari bwasenyukiye, bageze basanga umukuru w'umurwa ngo arwaye maci, se w'umukuru w'uwo murwa. Paulo amurambikaho ibiganza arakira ngo babaha ibyo bari bakeneye byose. Urebye neza kuva aha ngaha kurinda iki gice cyose kirangira kugeza ku gice cya 28 kirangira, Paulo yahise banageze ni Roma. Uyu mukuru w'abasirikare yaravuze ati uyu mugabo atufite kashi, ndati ndazifite, ati wewe baguha inzu nibo kujyane muri gereza, ugende wikodeshereza inzu, uzaba prisonnier domicile, bazajya bakurindira mu nzu wikodeshereje. Kubera iki? Yari yakijije ubwato. Favor y'Imana iba kuba yubaha. Favor y'Imana, igikundiro cy'Uwiteka kiba kuba yikorera. Amen. Iyo ubugingo bw'abantu bwakize kubera wowe barabyibuka. Hari abantu mu ijuru uzatunguka bakavuga ngo turashima Imana ko wabayeho. Mu 2003 Perezida wa Repubulika uyu dufite Paul Kagame twenda gutora, kuko bw'inzibacyuho yari irangiye, bafunguye imfungwa abagororwa bagera ku 7,000 bari baremeye ibyaha. Noneho icyo gihe nari vice perezida muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, ariko nari umuvuga butumwa. Gereza zose zo mu Rwanda nazibwirijemo kandi nabonye abantu bakizwa. Noneho turagenda tugirira imudende, buriya mudende nyamudende ibarugurira muri Nyabihu, ntabwo ari ngiye hano hirya. Hariya bahitiriye aho ririya shuri ryahoze, ubundi ryahoze imudende muri Nyabihu. Noneho turagenda tujyayo tugiye gusura abagororwa bari bafunguwe, kuko icyo gihe bagombaga kubanza bagategurwa. Njyayo ngiye gufunga ingando yabo kuko nari vice perezida wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge. Hanyuma tugezeyo nyine bararirimba, yewe Yesu we waramamaye,
aho ugeze hose bagukurira ingofero bararirimba noneho umuprisoni umwe bimwanga mu nda kandi twari dufite n'abapolisi baduherekeje turi imbere nyine urumva twari abakozi ba komisiyo bimwanga mu nda rwose arasimbuka araza arampobera umupolisi amutera sendiri ngo we ndamubwira nimwihorere arambwira ngo wa mugabo ngo Imana iguhe umugisha ngo kimwe cya kabiri cy'aba bantu barimo kuririmba hano ngo waje kugisenyura bwiriza ngo kirya gihe ngo twariharanye twese ngo none bitatu bya kane by'abarahanga ngo n'umusaruro w'ubwo butumwa numva nanjye hari ikintu bishyizemo uzi kubwiriza abantu mwazahurira mu nzira akavuga ati impamvu ndahanga nuko wambwirije ubutumwa ariko njya nezerwa ningera mu ijuru asanga y'abantu bavuga gutyo kabati icyatumye turi hano nuko watubwirije ubutumwa ujye bitekereza icyatumye turi hano nuko watubwirije ubutumwa icyo cyonyine gishobora kugutera umwete wo kubwira buri muntu wese ko Yesu akiza kandi burya ntabwo bisaba ubuhanga ntabwo bisaba gushyomoka bwira buri muntu wese muhura yuko Yesu akiza Jobundi hari abantu b'abafundi bubakaga ntuza miridostonomi wanjye rero umwe kuko n'ubundi bajyaga bakora hano nawe nagushaka wari ukwiye gukizwa ni timu yawe yose igakizwa ikakira Yesu kabisa ubuzima muracyari batoye mukwiye gufata Yesu nta kindi kintu nababwiye hanyuma tugiye barangije arambwira umupastor ngo wampaye nimero yawe ngo azaguhamagara ngo tukaganira rero ntabwo njye bifatararije niyo umuntu ambwiye ngo muhe nimero ngo azamuhamagare tuganire ndayimuha kuko ntabwo ubuzi igihe Yesu azamugarurira akaza mukaganira ukamusengera agakizwa buri muntu wese jya ugerageza umubwire ko igisubizo kiri muri Yesu kandi muzabibona Imana izabakoresha amen mwe kuza hano gusenga gusa nusengera abanyabyaha ujye urangiza wisengera uvuge ngo Mana noneho ndasengera abanyarwabyaha ariko nanjye yuzume nkoresha nta nubwo bisaba ibintu byinshi nuzajya ubyuka mu gitondo ukavuga ngo Mana nkoresha uzajya ubona Imana igukoresha utanabiteguye ariko ujye ubisenga ubikuye ku mutima amen Imana ibahe umugisha munyemerere dusenge Imana kandi noneho twebwe twagize umwanya wo gusengera abanyabyaha ariko mureke tubanze twisengere tubwire Imana ngo Mana rero nkoresha amen hari iyo ndirimbo ya kangahe imba mu gakiza ndabizi ariko menya ari 20 na kangahe na kabiri yego nimwe mu ndirimbo nkunda cyane kera nkikizwa umva hari indirimbo nakundaga iyi ngiyi yari Among My Best 20 oya mugakiza nagiye muzo gushimisha Imana niyo mpamvu Yesu mwami ni utubaza oya muterere hejuru ngo nabatere hasi Yesu mwami ni utubaza ninde numwe we mwiririmba nk'abari mu masengesho ya nijoro hari igihe abantu bakurura indirimbo ukumva ntabwo ifite ushyiremo kaindirije na 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 dutangirane ariko mushyiremo
ka speed gake. Numye mu murima wanjye, dore hari benshi bazimiye, genda ubamenyesha ubuntu bwanjye, Mana yanjye, ntegeka unkoze w'ikara ry'umuriro, Mana yanjye, ntegeka umama imbere yawe. Umuntu w'Imana yaravuze ati jye ntacyo nishobore, ariko ashyuhijwe n'umuriro, ati Mana none ntusuhume, Mana yanjye, ntegeka unkoze w'ikara ry'umuriro, Mana yanjye, ntegeka numa nkamubundi imbere yawe. Hari abantu benshi bazimiye, batamenya Yesu Kristo. Muze tujye kubabwira inkuru y'agakiza k'ijambo rya Yesu. Mana yanjye, ntegeka unkoze w'ikara ry'umuriro, Mana yanjye, ntegeka numa nkamubundi imbere yawe. Mana yanjye, ntegeka unkoze w'ikara ry'umuriro, Mana yanjye, ntegeka numa nkamubundi imbere yawe. Igihe cy'isarura gishira, abakozi bose bazataha, kandi umwami wabo azabakira, ababwire ati mwakoze neza. Mana yanjye, ntegeka unkoze Mana yanjye, ntegeka numa nkamubundi imbere yawe. igihe cy'isarura gishira, abakozi bose bazataha, kandi umwami wabo azabakira, babwira ati mwakoze neza. Mana yanjye, Mana yanjye, ntegeka unkoze Mana yanjye, ntegeka numa nkamubundi imbere yawe. Amen. Kadufata umwanya dusenga Imana, ariko buri muntu wese yisengere. Tumaze kubona abagabo babiri mu nkuge mu nyanja imwe. Umwe yateje ibihombo kubera kudakurikira kudasohoza ubutumwa Imana yamuhaye.
undi agerageza gukiza igihombo abantu baramurushya, ariko birangirira akije ubugingo bwabo kandi bemeye yuko afite Imana. Abantu bazamenya ko dufite Imana umunsi tuzaba igisubizo mu bibazo. Wenda uyu mugoroba nawe wicayemo waje kwishakira igisubizo cy'ubuzima bwawe. Ko hariho n'igihe umuntu aza nijoro, nagiye mbibona kenshi, umuntu akaba yumva ubuzima bwamushobeye gusa, akavuga ati henga nigire gusenga kuko n'ubundi nta kigenda. Niba wicayemo hano kuri uno mugoroba wumva inkuge yawe irimo kurohama, wumva ubuzima bwawe bwanze, ahubwo reka wari we duheraho. Zamura ikiganza uvuge utumva rero mbabwiza ukuri. Nanjye ubwo mundeba hano nari nicariye hano kubera ko hanze byari byanze. Tubanze tugusengerereka. Hariho n'igihe umuntu aje hano aje gushaka ibisubizo, twe tukibwira ngo yaje gutanga ibisubizo kandi ahubwo yaje kubishaka. Ubuzima bwe burimo kurohama. Uri murambwira ngo ngiye kwirohora abandi, ahubwo nanjye ndimo ndarohama. I'm desperate, ndihebye. Akiyizira mu rusengero kwavuga ati wenda ningerayo hari igihe wabona Imana ihantabariye. Nagiye mbibona kenshi. Ahubwo rimwe na rimwe turabyibagirwa ko hari abantu baza hano mu rusengero akarara ijoro, atazi no kurara ijoro icyo ari cyo gusa, akaza kurara ijoro kubera yuko yabuze ahandi ajya, yumva ibyiringiro byaheze. Wenda waba urimo kuri uyu munsi ku uyu mugoroba, niba urimo ntugire ubwoba, ntugire isoni, uzamura ikiganza uvuge uti uwo muntu ni jyewe, tugusengera Imana. Imana iguha umugisha rwose. Tambuka uze hano, reka mbasabe munyemerere muze hano tubasengere, ntimugire ubwoba. Mwigira ubwoba nta kibazo, ntabwo twenda kubakoza isoni. kandi umwami wazabakira ababwira ati murakoze neza mana yanjye, muhindukire murebe hano, umunsi w'ikara muhindukire murebe hano. Mana yanjye ete homa mwamubundi imbere yawe. Reka dufatanye gusenga Imana. Nsenga musubiramo. Mwami Yesu, uyu mugoroba ndi imbere yawe, ubuzima bwanjye urabuzi, ibingoye urabizi. Ndagusaba uyu mugoroba uruhura umutima wanjye. Uyu mugoroba Mwami Yesu, nguhaye ubuzima bwanjye, ubweze, ubutunganye, undemere ibyiringiro bishya. Kandi Mwami Yesu, undamburire ibiganza, umfate unkomeze, umbere igisubizo cy'ubuzima mu bingora byose, mu binanira byose. Ujye umpa imbaraga. Kandi Mwami Yesu, ukomeze ubugingo bwanjye. Wa munsi nuhamagara amazina y'abera, nanjye sinzaburemo. Urakoze Mwami Yesu, kumvise gusenga kwanjye. Turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo. Aba bantu bahagaze imbere yawe ntibahagaze imbere yacu kuko twe ntacyo twabamarira. Uyu mugoroba baje gushakira ubuhungiro kuri wowe. Ndabasengeye, ni wowe uzi ubuzima bwabo, ni wowe uzi ibibagora, ni wowe uzi ibyo Satani abafatiramo, ni wowe uzi bananiza. Ca imigozi yose, ubaremera ibyiringiro bishya Mana. Icyabatumye baza gusenga uyu mugoroba ntibataha ubusa, batahana ibisubizo byawe. Ubaremera ubuzima bushya, ubaremera imibereho, ubaremera ibyiringiro, ubaremera ubuzima bw'imbaraga, ubaremera ubuzima bushya, ubaremera icyerekezo gishya, ubaremera ubugingo. Mwuka wera, turasenze ngo utwikire aba bantu,
ubatwikire ubakomeze ubabe hafi ubayobore ubagirire neza kandi ubahe umugisha. Wumve gusenga tubasengeye umugoroba mwami Yesu ubane nabo kandi ubagirire neza iteka ryose mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Zaburi ya mbere.